Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema ndamiye kibibi ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Twongeye kubirizaho abandi mwaramutse aho muherereye mu mpande zose z'isi. Turi hano kuri Rwema TV aho dukomeje kugaruka tubagezaho ibiganiro tugenda tubategurira bijanye no kwiteza imbere. Twongeye kandi kugaruka kuri televiziyo za Rwema TV dusuza abakunzi bacu aho baherereye hose, abari ku mugabane wa Afrika, abakarere hano muri Canada, abari muri Amerika, especially abantu bacu badukurikiye bari muri Kenya badukunda cyane, no mu Bugande no mu Rwanda no mu Burundi. Twongeye kubasuhuza cyane, ikaze kuri Rwema TV kandi abateguriye ikiganiro kiryoshye gishushe moto ni ikiganiro kabisa. Dukomeza kuganira ku bintu bigiye bitandukanye bikangurira abantu kwishyira hamwe ndetse no kwikorera. Hano rero dufite ikindi kiganiro cyiza cyane gituma twongera gukangurira abantu gushyira ibitekerezo byabo ahagaragara kugira ngo bibabyarire umusaruro. Ushize twaganiriye ku buryo igitekerezo ari igishoro cy'ibanze. Yego, gutekereza kumva utanyuzwe n'ukumeze ugatekereza icatuma hazaho impinduka ku buzima bwawe. Ndetse dushishikariza n'abantu kwibumbira hamwe gukora amatsinda agamije kwiteza imbere cyane cyane urubyiruko. Uyu munsi twabateguriye indi topic nyuma yo gutekereza. Nyuma yo kumva ko utanyuzwe n'ubuzima ubayeho, nyuma yo gutekereza ko hari intambwe ushobora gutera, twabateguriye uburyo ki ingingo wagenderaho kugira ngo ugere kuri ca gitekerezo cyawe. Yego, iteka nk'uko mugenzi wanjye Espoir amaze kubivuga, impinduka yose iragora. Kandi ntabwo ari byiza yuko umuntu anyurwa n'uko ari. Hari igihe ubona ukuri ukabona ntabwo ntibihagije, hari indi ntambwe ugomba gutera. Bikaba ngombwa yuko urwana na situation urimo uwo mwanya. None bikaba ngombwa ko ushaka rero uharanira impinduka. Nta kintu rero umuntu ashaka kugeraho adaharaniye kuzana impinduka mu kintu akeneye kugeraho. Rero niyo mpamvu muri kiganiro tugiye kuvuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko muri kimwe muri ibyo kandi bikomeye harimo ikintu cyitwa igihe. Igihe ni ikintu gikomeye cyane. Buri igihe nubwo umuntu adashobora, umuntu agerageza gukontorora igihe, ariko n'igihe nacyo kiramukontorora. Turaza kugendera cyane, turaza gutegura, turaza kuganira ku buryo umuntu ashobora gutegura kugira igitekerezo yamara agatekereza uburyo azagera kuri bya bintu, agakora icyo bita planning mu rurimi rw'amahanga. Igihe rero, igihe ni impinduka. Nibyo bintu bifite imbaraga muri iyi si. Igihe ni iki? Hari definition nasomye umuntu yanditse Denis, avuga ku gihe, aravuga ngo time is interruption of eternity. Aravuga ngo mu yandi magambo, igihe na agapisi ka eternity Imana yafashe ikuramo itangira n'iherezo. Noneho igihe kiri hagati ni igihe. Ni ukuvuga ngo igihe iyo kije gikora ibyacyo. Buri kintu cyose kiza n'igihe cyacu. Nta kintu kiza nyuma y'igihe, ahubwo igihe cyose kiberaho ku gihe. Turaza kuvuga imbaraga z'igihe. Igihe ni ukuvuga ngo igihe ufite ugomba kugikoresha uko ugifite. Witegereza ejo ngo iby'ejo byabibarangwa bene, ariko igihe cyawe ufite ni icy'uyu munsi. Gikoresha, witegereze ejo rero. Turaza kuvuga ku gihe n'impinduka. Impinduka cyangwa se icyo bita mu rurimi rw'amahanga change, time and change. Igihe rero twese turagisangiye. Waba uri muri Afurika, waba uri hirya no hino. Nta bantu badakoresha isaha. Burya nasanze nta mukire ku gihe.
nta muntu ukize ku gihe, ntawe ufite igihe kinini kurusha undi, nta n'ufite gitoya kurusha undi. Habe n'impinduka twese turazisangiye, waba ari abo twita abaherwe cyangwa se umukene, twese impinduka turazisangiye 100%. basangiye n'igihe, tusangiye n'igihe. Dufite amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7, iminsi 365 cyangwa n'6, twese turayisangiye. Rero gutegura igihe n'impinduka cyangwa se kumanaginga cyangwa gukontorora igihe nibyo biza bituma umuntu agera ku cyo yiyemeje. Mvuge nk'urugero, iyo uvuze ngo nshaka donc icyo ukeneye kugeraho cyose cya gitekerezo watekereje kigomba kujana n'igihe, nuko ugomba kubanza gukontorora cya gihe, ukamanaginga cya gihe, ukagenga ukagira icyo bita ingengabihe, kuko uzabigeraho mu gihe kandi mu gihe ushaka impinduka. Hari abantu yumva ko we byananira akirimita wenyine, kandi igihe ni amahirwe Mwenyezi Mungu yaduhaye. ni ukuvuga ngo buri wese urazwi itabona umukire cyangwa se ngo ni ababosi, reka tuvuge muri iyo terime bavuga abantu bose bakoresha, mushobora kudasangira n'uwo mubosi amafaranga afite, ariko musangiye igihe. mushobora kuba mudasangiye mbese utari shareholder muri ya kampani y'amaho bosi wawe, ariko muzasangira impinduka. impinduka zose zizagera kuri buri wese, kuri buri umwe wese. Corona niza mwese muzaba lockdown, ntabwo izatora. nk'ubu uti muri lockdown abantu bose bamwe barabakingirana, abandi bikagenda gute, bakavuga ngo dupfukamunwa. ntabwo agapfukamunwa ka bosi wawe ntabwo ari uzakamwambarira, bose zakambara. ubwo ni impinduka yageze kuri umwe wese, urumva, kandi wese agomba kugira gute, igomba kumugeraho. niyo mpamvu rero igihe ni ikintu cy'ingenzi buri wese yakamenye gukoresha. n'impinduka uko zije ko zose umuntu wese akazemera, kuko zigera kuri buri wese atabiteganyije, ariko zigomba kuza. kimwe rero muri ibi ngibi turimo kuvuga byo kujana, byo ko umuntu yagera ku ntego, ku byo yiyemeje. impinduka baravuga ngo if you don't need a change will change you. niba udashaka ko impinduka zikubaho, za mpinduka byanga byakunda zizaziguhindura, zizagutegeka icyo ugomba gukora, kuko nta kintu na kimwe kidashobora guhinduka. niyo mpamvu ujya ubona n'itegeko riza uyu munsi ejo rigahinduka, kubera ko ni igihe cyageze kugira ngo rya tegeko rigiye gute rihinduka. uburyo rero umuntu ahandoringa igihe n'impinduka nibyo bidetermina ubuzima azabaho. uburyo utwara igihe, uburyo ugenga igihe. Imana yakoze ikintu gikomeye. Imana niyo yaturemye, kandi Imana iba muri eternity, ntabwo iba mu gihe. igenga ibihe, itegeka ibihe, ariko iyo ntibamo. ariko yahaye umuntu amahirwe yo ubundi ni nka gift. igihe ni gift, ni gift Imana yahaye umuntu kugira ngo abashe kugena uko azobaho ejo, agikoremo ibyo yifuza. agene, ategure, avuga ati nkeneye kubaho ubu buzima, nkeneye kuba aha hantu, nkeneye kuba iki kintu, none bigategurwa muri cya gihe. uburyo rero umuntu akontorera igihe cyangwa managing igihe cyangwa se handling igihe, atwara igihe, ayobora igihe, agenga igihe, nibyo bidetermina icyo azaba cyo ejo. niyo mpamvu tugomba gutangira noneho dupanga n'impinduka. rero niyo mpamvu ya projet dufite cyangwa se ya mushinga dufite tugomba kuwandika, tuhere mu bitekerezo, ukaba uri written, ugaragara ku buryo n'umuntu wese ushaka kumupresenta akawubona. noneho ugateganya n'impinduka muri ya projet. byanga bikunda hazazamo n'impinduka y'ibintu bitandukanye, kubera yuko ushobora gupuraninga ibintu ejo bundi ukunguka indi ide
noneho muri ya projet ukaza ugenda ukuramo bimwongeramo ibindi ukuramo bimwongeramo ibindi ukabona ibibura ukabyongeramo ukabona ibibura ubyongeramo ariko ari ibintu byanditse ariko iyo ari ibintu bitanditse hari ibyo wibagirwa hari n'ibyo hazamo nk'ama errors cyangwa se amakosa kubera yuko bitanditswe niyo mpamvu rero igihe cyose ushobora guplaninga kugira ngo ikintu cyagera kuri success nuko unandika ukandika ukavuga ngo ABCD ibintu bizagenda gutya mbese kugeza igihe ugeze ku kintu kuri final ya wa mushinga igihe wanditse no na presentation uzajya gukora wenda ahantu runaka ibyo byose bazasoma niba nasoma bazumva ibitekerezo byawe byo watekereje uko bimeze niba bashe kureviewinga wa mushinga wawe bawukompara n'indi mishinga mbese bakiriye none barebe ufite imbaraga niba bashe kuwufandinga ubuze ikintu gikomeye mwene data Denis gushira mu nyandiko igitekerezo igihe cyose umuntu atekereza atarabishina mu nyandiko biba ari ibyiwe ku giti ciwe ariko igihe umuntu yabishize mu nyandiko ari nabyo dushishikariza abantu bagenda batekereza uko bwije n'uko bukeye kugera ku ntego bihaye ingingo zatuma ugera kuri ya ntego wagera kuri cya gitekerezo utekereza kuzageraho wa mushinga kwa kwiteza imbere bwa buzima ukeneye kubaho ejo mu bintu bifasha kugira ngo umuntu agere kuri success ku ntego y'icyo yibwira cyangwa ashaka kugeraho ni ukwandika agomba kwandika fata umwanya fata ikaramu n'urupapuro ni cyagega twavuga wandike uvuge ngo ngize igitekerezo kiniki kugira ngo ngere nubwo tutaragera ndasa nk'uyose bukeya nibiki biri muri planning nibiki biba mu gitekerezo cyanditse muri projet ukandika ukavuga ati ni kugira ngo ngere kuri ibi bintu nibiki nkeneye ntabwo gusa ari byo ukeneye kugeraho ntabwo ari byo gusa bija mu cyo twise planning habe n'ibyo utagomba kubamo cyangwa kugeramo kugira ngo gubuza umurongo wo kugera kuri bya bintu nabyo bigomba kubaho planning rero ni ikintu cy'ingenzi cyane ku bantu bakeneye impinduka umuntu ukeneye impinduka si byiza kunyurwa n'uko umuntu ameze ukavuga ati jewe nagerageje aha n'aha byaranze ariko niba ufite intego ushaka kugeraho inzira yose wanyuramo bazavuga ngo inzira zose zigera i Roma cyane kuba gusa ufite icyo ukeneye kugeraho wanyura iburyo wanyura ibumoso nunyura ibumoso ukumva ukabona ntibikunze reka dutange nk'urugero rutoya nk'umuntu ukeneye kuja kuri airport ushobora kunyura aho ushaka ushobora guca imihanda ni myinshi uciye muri uyu ugasanga wabayemo traffic ntabwo bituma ntibituma icyo ukeneye kugeraho utakigeraho ahubwo shaka indi nzira shaka ubundi buryo wagera kuri cya kintu rero niyo mpamvu dushishikariza abantu kuza bakora planning gutegura ndatekereza ko twabyita gutegura umushinga cyangwa igitekerezo mu nyandiko ukabyandika ukitonda ukabyandika neza byaba na ngombwa ukifashisha abajyanama abantu babigufashamo kugira ngo umenye niki ngomba gukora muri planning uzakora kwanza initiative mfite ni igitekerezo mfite ni iki ndatangira gute mfite iki ese mfite ibikenewe byose kugira ngo ngere kuri ya ntego niki kibura niki binsaba ubushize twabwiye abantu ko ushobora uyu munsi wa none kuba utihagije wiziritse umukandara kugira ngo uzagere kuri cyane ariko ejo hawe ukazagaburira igihugu cyose ukazagaburira isi yose ukaba businessman mu rwego ruri international. Bakunzi ba Rwema TV twongeye kandi kubabwira ngo ufite igitekerezo ushobora kujya kuri comment aho ngaho ukatubwira uko wumvishe ikiganiro cyacu
n'ubu utarakanda na subscribe ushobora gusubscribinga aho ngaho ugafyonda hanyuma ukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Rero dukomeje n'ikiganiro cyacu Espoir nk'uko wavugaga, impinduka yose iraharanirwa. Ntukanyurwe nuko umeze, kandi ntabwo iteka impinduka iravuna. Rero dufightinga tuva kuri etape imwe tujya ku yindi. Ntitugomba guharanira kuguma aho twari turi, turwana tuva muri ya situation. Ikintu cyo dushaka kugeraho ugomba guhitamo umwanya wawe, ugomba kugitamo. Mbese wa mwanya munini wari ufite mu bindi urawiyima ukajya muri cya kintu kubera gushaka aho kigera, ukagitekereza umunsi ku munsi, ugashaka ko cyatera imbere umunsi ku munsi. Kuko hari igihe umuntu akora ikintu ariko yagera imbere akabona byabaye too much, byabaye byinshi, bikamwa ko arekera cyangwa asubira inyuma, ugasanga cya kintu kiradindiye. Kandi ukomeza kuja imbere nibwo cya kintu gikomeza kugira gute kwaguka, ni nabwo ugera kuri za ntego twavugaga. Kubera yuko urakomeza gupushinga ukigira imbere umenya ngo ngeze kuri iyi ngiyi. Niyo mpamvu umuntu rero ntiyaragakwiye kugira gute kuba sitaka ngo agarukire ahantu hamwe. Urakomeza n'intambara ikomeza kubera yuko ufite ushaka kugera. Niba ushaka kuva aha ngaho ugera hariya imbere, ntugenda witonda, biba ngombwa ko urwana n'igihe ufite, niba ari gitoya cyangwa ari kinini, ariko urwana nacyo wigira imbere. Hari ikintu wavuze gikomeye mwene data, nshaka ko abantu tugarukaho tukacumva. Igihe cyose utateguye, utahandorinze igihe cyangwa se impinduka, byo bizagukontorora, bizagutegeka, bizakuyobora. Ni byiza rero ko umuntu agira intego yamara agateganya uko azayigeraho. Ni nabyo turimo dushishikariza abantu nyuma yo kugira igitekerezo, nyuma yo gutekereza cyane, fata umwanya wawe wandike, uvuge ngo uyu mwaka, kuko twavuze ko byose bikorerwa mu gihe, uyu mwaka, uku kwezi. Twanagarutseho ubushize turimo tuvuga ukuntu business igagara, igira imbaraga, yaguka bikurikiranye n'igihe, igenda yaguka sero n'igihe. Ni nayo mpamvu dushishikariza abasore, urubyiruko nubwo n'abandi bose badahejwe, ni ugutekereza, kuko cya gihe uzamara muri business, the more business igenda yaguka. Buriya hari ikintu twavuga Espoir hano, umuntu afite a billion opportunities. Iyi nzu turi mu nzu, buriya buri wese afite aho umekera, kuko inzu ibifunze, urumva, ariko imyenge ishobora kuba irimo wenda utabonesha n'ijisho ni myinshi, umuntu wese ashobora kuba ahumekeramo, urumva. Rero ni kimwe muri business. Rero uba ufite ahantu henshi, inzira nyinshi ushobora kunyuramo kugira ngo ugere ku byo ushaka, urumva. Ushobora kunyura muri iyi nzira nk'uko wari ubivuze ngo zose zigera i Roma, zose zirahagera muri business. Nawe rero naho zirahagera. Ushobora guca mu majyaruguru, undi agaca mu majyepfo, mugahora muri centre, ariko mwese mufite gahunda yo kugira ngo musucceedinge kuri ya projet yanyu. Ariko buri wese aho yanyura muri business ashobora kugira gute kugera hashaka, bidependinga na commitment yawe. Ufite commitment ugera ku cyo wowe wifuza, ariko mu gihe wowe wirimita ukavuga ngo hariya biragoye, hariya bisaba ibi, hariya bisaba ibi, wowe injira upenetrating, winjira. Kuko igihe cyose uzinjira muri wa muryango ushaka kwinjiramo, nibwo uzamenya ibyaho ko biteye. Ariko mu gihe rero wirimiza ukavuga ati hariya umuntu hageze birasaba ibi ngibi, ntabwo buri bukunde, ugahita kera
uyima amahirwe yo kugera hariya ntabwo ugera kuri za ntego twari turimo kuvuga. abantu benshi baragowe bwana Denis, abantu benshi bafite za stress z'ubuzima cyane, bibaza uko bizamera, uko bizagenda, kandi buriya amahirwe ntabwo yizana. yego, amahirwe ntabwo azagusanga aho wicaye, ntibiriho, oya, ahubwo ubuzima ukeneye kubaho ni wowe, kuko ubundi Imana yaturemye, urumva mwene data, Imana yaturemye ngo tubeho ubuzima dushaka, apana ubuzima kudutwara iyo bushaka. Ya Imana, hari ijambo wenda nubwo turi muri business, ariko twaremwe n'Imana, kandi Bibiliya izivuga ngo twaremye mu ishusho y'Imana, turi muri classe y'Imana, kuko Imana nayo ubwayo nasanze irategura. Hari ijambo riba muri Yeremiya igice cya 29 ntekereza ku murongo wa 11, iravuga ngo nzibyo nibwira kubagirira, I have a plan, mfite plan y'ibyo zobagirira, kandi si bibi ahubwo ni byiza, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana nayo ubwayo izi planning, nubwo yaremye ibintu byose, nubwo izi buri kimwe cyose, ariko ira planning. So natwe rero kuko twaremwe mu ishusho yayo, turi muri classe y'Ubumana, natwe tukwiye kugira plan. Nuda planning uko uzobaho, ubuzima ukeneye kubaho ejo, ni wowe gutekereza, ni wowe kwicara ukandika ukavuga ngo eske nkeneye kugera kuki mu gihe kingana gutya, niye mpinduka nkeneye. nta muntu uhitamo ubuzima, nta muntu wahitamo ubuzima bubi, ntawe udakeneye gukira, ntawe udakeneye gutera imbere, ariko ntibizagusanga, ariko ntabwo bizasanga usinziriye ngo bigukangure bikubwire ngo ngaho genda ngo genda utere imbere. ntibirimo, biravuga ngo urabiharanira. niyo mpamvu ngo tugomba gufayitinga ku mpinduka. urumva, ntabwo rero impinduka ushobora kwizana wowe utabigizemo uruhare. ni ukuvuga ngo icy'ingenzi umuntu agomba kureba ko ibyo akeneye ese izabigeraho ate. ugomba kubigeraho hari imbaraga nawe washyizemo, hari effort wagaragaje. niyo mpamvu twavuga ngo gerageza unanirwe, ariko ntunanirwe kugerageza, kubera ko nugerageza uzarebera naho wananiriwe, noneho ejo ugire gute ubishobora, kuko nta kidashoboka muri ubu buzima. abo mwita abakire ntabwo bazindutse mu gitondo bavuga ngo babaye abakire, barabiharaniye. hari n'igihe umuntu akubwira ngo ugende naguze wenda urugero, wenda naguze nk'imodoka, urumva, ariko iyo modoka nakubwire inzira yanyuzemo kugira ngo ayibone. wowe ukavuga ngo umushyire runaka ngo agira wenda imodoka runaka ngo imodoka runaka ngo ihenze, ariko akubwiye inzira yanyuzemo kugira ngo ayibone, ikiguzi yatanze kugira ngo azayigereho, usanga yarishyushya kuya. wowe wabonera guhereza nka rayidi ukavuga ngo umuntu ni umukire, ukabivamo akavuga ngo yakwenga kwa shitani. shitani shitani providinga amafaranga ite, cyangwa umuntu arayakorera, aravunika, arara adasinziriye, harara akiyiriza, ari bize mu kazi, ntarye nanywe. wowe ejo bundi yaguharinga ngo yagiye ikuzimu. ikuzimu haba business zingahe uzi? abantu bose babajyayo, ni Espoir, abantu bose babajyayo. ari kuvuga ngo ikuzimu tujye ugatubona amafaranga, isi yose yarundukiye, kuko bose bashaka gukira, bose bashaka kugira gutera imbere. ariko hari abantu biba imyanya yabo bagafata umwanya munini, sacrifice nini cyane, bakirirwa bakora umunsi ku munsi, bakagera ku bintu bihambaye, ku bintu bikomeye. none babandi twita ngo birirwa bajajinga,
bikabasubiza inyuma mu bitekerezo bakajyaginga bakavuga ibyo batagomba kuvuga kubera yuko aba bantu bari bicaranye already bajampinze ya step twavugaga yuko ikiri mu bitekerezo bashyize mu bikorwa ejo bundi ugasanga ni biliyonera ukavuga ngo we ngo uriya muntu ngo asigaye bavuga ngo asigaye agiye kuzimu yaratekereje yakoresheje ubwonko bwe araturuna aragenda ashyira igitekerezo cyo mu bikorwa arangije ashaka abandi banamufasha ashaka fundings cya kintu kirakura gitanga akazi wowe ukavuga ngo wa muntu ngo yaciye muri inzira ngo yaciye muri izi nzira wowe uravuga muzawe mwegere akubwira ngo amakuru y'impamo byaciye he kugira ngo agere kuri etape urakoze bwana Denis turacyari hano kuri studio za Rwema TV aho tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye ndashaka kuvuga aka statement gato nshaka kubwira urubyiruko young people start to plan for your life just today. Now today ntabwo ari ejo not tomorrow ntabwo ari ejo tunabwira abantu b'abasore n'abandi bantu burya ikintu kiranga umuntu ufite intego umuntu ufite icyo yenda kugeraho twagiye tuvuga ku buryo bwo guplaninga umuntu akicara akandika ku rupapuro ukavuga ati ngeneye kugera iki niki planning cyangwa se plan ntabwo ikwereka gusa ibyiza wenda kugeraho hari n'ibyo umuntu yigomwa ntabwo wagira plan yo guhindura ubuzima bwawe ukeneye impinduka mu buzima ngo nurangiza uje mu biyobyabwenge uje mu matara uje mu busambanyi uwo mwanya urimo niyo waba ufite vision imeze gute ariko you are killing your destiny cyane uri murica destiny yawe young men and women turabashishikariza kugira intego gutangira guplaninga ubuzima bufite ejo hawe heza icyo ushaka kugeraho nuko hari ibyo wigomwa atari uko ukeneye kuba hone atari uko ukeneye kuba mwiza ahubwo kugira ngo uharanire impinduka mu buzima bwawe ugere ku cyo wiyemeje kuko you are killing yourself uri muri yica wenyine kuko ntuvuga ngo ejo hanje ni heza nkeneye kugera kuri ibi mfite vision ko ndaplaninga ariko uhaye wica ubuzima bwawe uhaye wica ibihaha byawe uhaye wica ibitekerezo byawe igihe kiragenda ariko ntikigaruka kandi iyo cyicumye n'imyaka yawe n'imbaraga zawe ziba zirimo kwicuma hari aho ugera urumva imbaraga zikabanye ari iz'umubiri ari n'iz'ibitekerezo zikabanye zikaba wika kubera yuko igihe cyaragiye cyari icumi hari umuntu usanga afite imyaka 90 urumva akavuga ati mu gihe cyanjye nakoze ibi n'ibi kandi ukabona yaragaragaje byashaka gukora icyo gihe yarabikoze wene nawe uri umusore uracyafite imyaka mitoya umwanya wawe nubwo urimo kumva ko urimo kumakinga fan urimo kumva uryohewe ibintu byose biri sawa ariko siko bizahora rero uharanira impinduka zo ku buzima bwawe bwite na sosiyete ubayemo kuko sosiyete nayo irashaka impinduka irashaka abantu bazana impinduka igihugu kirashaka abantu bazana impinduka famiye yawe irashaka ko nawe uzana impinduka ariko impinduka yose iraharanirwa nta muntu uzagira ku cyo ashaka adashaka guharanira impinduka ikintu cyose ubona kitagenda kirashaka abantu bakizeramo impinduka kugira ngo gifate undi murongo mushya indi direction nshya ejo hazaza heza rero bakunzi bari badukurikiye kuri Rwema TV twongeye kandi kubashimira gukomeza kudukurikirana no kudahwema kuduhereza ibitekerezo byanyu abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye haba muri Afurika cyangwa se muri Amerika mu migabane yose y'isi badukurikiye twongeye kubashimira ku bitekerezo byanyu biza mwakomeje kutugaragariza muri comment kandi twongeye kubabwira yuko mwakomeza kuduha ibitekerezo byanyu tuzakomeza kuvugana namwe tumenya ibyo mukeneye ninjye Denis mwari mukurikiye kuri kamera za Rwema TV ndetse na mugenzi wanjye Espoir mugungangira umuvugizi nsoza gatoya hari aga statement ishaka kugezaho abantu kavuga ngo ndakavuga mu rurimi rw'icyongereza the key to success is to have a clear plan icara uplanning ubuzima bwawe utekereze icyo utumbereye inzozi zawe icyo ushaka kugeraho
ubishire mu nyandiko hanyuma ushaka abantu bagufasha. Ni na byiza buriya kugera ku muntu uri ku rwego ruri hejuru yawe rutoya cyangwa se undi muntu wese wagufasha kugira ngo akubere umujyanama kuri cya kintu wenda kugeraho. Dushishikariza n'abasore n'abantu bose kwibumbira hamwe kugira ngo biteze imbere. Yego. Nakagaruka bene data tuzokomeza mu kiganiro cy'ubutaha. Tuzakomeza kubana namwe. Ciao ciao. Mugira mugoroba mwiza. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.